dore uburyo bwo gufasha uwahohotewe. Buri gihe umuntu wese wakorewe ihohoterwa aba akeneye kwitabwaho no kurenganurwa. Ni byiza cyane rero kutamuha akato n'iheza. Amategeko y'u Rwanda ahana umuntu wese ushobora kwima serivisi, gutuka, gutesha agaciro umuntu hashingiwe ko yakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Urubyiruko hamwe n'ingimbi n'abangavu nabo bafite uburenganzira busesuye bwo guhabwa serivisi zagenewe abakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina cyangwa se ihohoterwa rikorewe abana. Kumuhumuriza no kumutabariza. Ni byiza guhumuriza umuntu wese wakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina, umusobanurira ko nyuma yo guhohoterwa ubuzima bwe bukomeza. Kandi ni byiza kumutabariza mu nzego z'umutekano cyangwa se iz'ubuzima. Ibyo byose bigakorwa mu ibanga rikomeye. Ni byiza gufasha uwakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina kugera kwa muganga ku buryo bwihuse kugira ngo akorerwe ibizamini, ibimenyetso bitarasibangana, ahabwe ubufasha bw'ibanze harimo ibinini bibuza gusama, ibimurinda kwandura virusi itera sida ndetse n'ibindi, hanyuma agahabwa n'izindi serivisi. Kumuhuza n'inzego zitanga ubufasha mu mategeko. Uwakorewe ihohoterwa akeneye gufashwa no koroherezwa kubona ubutabera kugira ngo arenganurwe. Mu turere twose tw'igihugu hari inzego za polisi ndetse n'urwego rwa MAJE, Maison d'accès à la justice. Uru rwego rukaba rufasha abahohotewe kubona ubutabera. Abahohotewe, cyane cyane urubyiruko rwahohotewe, usanga nta cyizere bafite cyo gukomeza kwiga. Ni byiza kubagira inama no kubafasha gusubira mu ishuri ndetse no gukomeza gahunda z'ubuzima busanzwe, kabone n'ubwo haba hari uburwayi cyangwa se ikindi kintu gihungabanya ubuzima bwabo. Dore nimero zitishyurwa wahamagara igihe ukeneye ubufasha ku ihohoterwa rishingiye ku gitsina cyangwa se rikorewe abana. Hari nimero ya polisi ariyo 35 12 cyangwa se 112 cyangwa se nanone 116. Hakaba na nimero ya GMO ariyo 57 Imbangukiragutabara mwahamagara ku 912. Naho RDF, ingabo z'igihugu, mwahamagara kuri 39 mu rwego rushinzwe abana ho ariyo NCDA. Igihe ari umwana wahohotewe mwahamagara kuri 711.